hari ibintu ubuzima butwigisha tutigeze twiga mu mashuri. Hari abantu bigira abantu b'indeba, ariko hari n'abandi bita kuri buri kimwe. Uyu ni umwe muri bo. Theoneste, umugabo usanzwe wambaye inkweto zishaje ariko wambaye umutima w'urukundo rutagira akagero. Uyu munsi uraza kumva inkuru itoroshye, inkuru y'urukundo rutagira imipaka, inkuru iza gufata imitima ya benshi igatuma utekereza neza ku gaciro k'umuntu uwo ari we wese. Njyewe nitwa Master Yubu, iyi channel ni Master Yubu. We mushyashya andira subscribe, naho we wamaze kwiyandikisha kuri twe uri umuntu w'agaciro mu maso yacu, turagukunda. Theoneste yari umukozi w'amaboko ushonje rimwe na rimwe, ariko utajya ushaka ko abandi babimenya. Mu gace k'icyaro, Theoneste yiyubakiye akazu k'ubwatsi n'amatafari ari we n'umugore we Clarissa. Umuryango wabo wari mutoya, ariko umutima wabo wari munini. Bari bafite akazu k'icyumba kimwe, urukuta rw'amabati rugabanije icyumba cy'uruganiriro n'ahabikwa udukoresho. Nta mashanyarazi, bakoreshaga buji cyangwa kadadowa. Clarissa yakundaga guteka ibisusa, Theoneste we akanyurwa no kubona amuhamagara ngo sha Nesto harahiye sha. Mu masaha ya nimugoroba, Theoneste yakundaga kujya hanze akiyicarira ku gatebe k'amabuye akareba inyenyeri, akavuga ati uyu mugore wanjye sinzi icyo namuhaye ku isi, ariko we yamuhaye byose. Clarissa yaje kugira uburwayi bukomeye, ariko ntabwo bigeze babiha agaciro. Yatangiye avuga ngo ndumva afite isesemi. Theoneste amutekera icyayi, bukeye bararyama, atangira gucibwamo cyane. Kuva ku cyumweru kugeza ku wa kabiri, Clarissa yahinduranyaga imyenda nk'uwataye ubwenge. Yari afite intege nke cyane. Theoneste amufasha kunywa amazi y'ifu y'ibigori. Yafashe icyemezo amujyana ku kigo nderabuzima cyegereye aho bari batuye n'amaguru. Bagiye ibirometero hafi 5 n'amaguru. Abaganga baramwakiriye, baramusuzuma, bamushyira mu cyumba cy'abarwayi. Theoneste ntiyigeze amusiga. Yicaye ku ntebe itari ifite umusego, ahamara amasaha asaga 36, nta kintu afata mu kanwa. Theoneste yagiye kwaka akazi ko gutema ibiti kuri metero 1000 ngo abone amafaranga make yo kugura udufunguro twa Clarissa. Yagurishije isafuriya yabo imwe, agura imigati, utunyanya, agacupa k'amazi ndetse n'agapapuro k'indabyo, umushayayo. Yavuze ati nubwo arwaye sinshaka ko yumva ko ibihe bimuremereye, nshaka kumwereka ko urukundo rudapfa. Theoneste yabishyize mu gakapu, ashyiraho n'agapapuro yanditseho amagambo avuga ati ndagukunda nubwo isi igenda impinduka, nta jambo nta rushuru, Clarissa ni wowe byose. Ku wa kane mu gitondo, Theoneste yari yiyambariye ikabutura n'agapira gashaje, ariko umutima wari mu bihe bishya. Mu nzira yahuye n'umusore wari mu modoka ya Hiace. Bahana interuro 3 gusa. Ndagiye kwa muganga, umugore ararwaye, yabwiye byose uwo musore. Yiyambukiye mu muhanda munini, imodoka yihuta yamuguyeho, umushoferi ntiyamubonye. Umunota umwe yari ahari, undi aragiye. Abantu baje kuhashyira amashashi, ndetse habonetse n'umukecuru warize avuga ati aho ni wa mugabo utajya urwana n'abantu. Uyu ni uwa Clarissa, se wa Ganza. Clarissa yari aryamye ku gitanda cya kabiri, agerageza kumwenyura ubwo abona umuforomo winjiye. Yavuze ijambo rimwe gusa ati Nesto yaje. Umuforomo yavuze icyo avuga, azengurutse amarira, araceceka. Abandi baganga binjira bafite agahinda mu maso, bamubwira bake
bati Theoneste yagize impanuka. Clarisse yikubise hasi arataka ararira asezera mu ijwi rituje kuvuga ati ubwo se nsigaranye iki? Nta ndwara yigeze imugira intege nke kurusha iryo jambo. Wa mugabo yaje kwitaba Imana. Imodoka yamugonze agemuriye umugore we kubw'urukundo yamukundaga. Byari agahinda. Clarisse muri we ntabwo yashoboraga kwiyumvisha uburyo agiye gukomeza kubaho atari kumwe n'umugabo we Theoneste. Uburyo bari bibaniye neza, nta kurwana, nta mishyikirano mibi bagirana. Clarisse yari yaramaze kubona ko ubuzima bwe bwari bushingiye kuri Theoneste, kandi no kuri Theoneste nawe nubwo byari bimeze. Bari abakene, barya duke, babayeho mu buzima buciriritse, gusa bafite umutima w'urukundo, bafite ubusabane n'ubufatanye mu rugo rwabo. Imihango yo kumushyingura yakozwe n'abaturanyi. Nta mafaranga bari bafite yo kumuhambiraho, ariko bose biyemeje kumushyingura nk'intwari. Mu rusengero ruto, padiri yaravuze ati hari abantu bapfa ariko ntibibagirane. Theoneste yapfuye yitanga. Abari aho bose bahumurijwe n'uko yaranzwe n'urukundo rutari urwo kuvuga gusa, ahubwo harimo n'urukundo rwo gukora, kuko byari byagaragaye ko yitabye Imana agemuriye umugore we kwa muganga, kandi yari afite n'inzara nyinshi cyane, ari no gukora ibirometero birebire cyane kugira agere aho kwa muganga. Clarisse yasabye ko bamujyana ku irimbi. Yari yiyambariye ikanzu y'umweru irimo amarira n'imyanda, ariko mu maso harimo urukundo ruteye isoni. Yaravuze ati ntabwo nzi niba uzongera kumva ibyo mvuga, ariko Theoneste ndagushimiye, uri umugabo wanjye iteka ryose. Isomo ry'iyi nkuru, abantu benshi bumvishe iyi nkuru bararize, abandi baracecetse, ariko buri wese yayivanyemo isomo. Clarisse yabaye icyitegererezo cy'umuntu wakunze, agakomeza kwiyakira nubwo yari amaze gupfusha. Theoneste yabaye intwari itavugwa, umuntu waranzwe n'ituro ry'umutima we. Urukundo rwabo rwababereye impano, ruba n'ishuri muri rubanda n'abaturage bari baturanye. Iyo umwanya wageze, Clarisse yabwiraga abakobwa ati mwige gukunda, mwige gutegereza, mwige guha agaciro umuntu udasaba byinshi. Theoneste yambereye umugabo mwiza. Mu gakapu ka Theoneste hasanzwemo urwandiko rwanditse ku rupapuro rwa kashu y'ipantaro, rwagiraga ruti Clarisse ni wowe byose, nta kindi nasabye uretse kumva ko umeze neza, nzakomeza kukuba hafi nubwo byaba mu bundi buzima. Niba wigeze gukundwa by'ukuri, irinde kubyibagirwa. Niba ugikunda, ubikore nubwo waba ushonje. Urukundo si amagambo. Theoneste yarabigaragaje. Njyewe nitwa Masayubu, iyi channel ni Masayubu. Wowe mushyashya nkandira subscribe, wowe wamaze kwiregisitoringa, uri umuntu w'agaciro mu maso yacu. We love you so much. Niba ukunda ibiganiro byacu, sharinga, andika igitekerezo cyawe kandi ukanda like. Turabakunda sana.